ndabashuje cyane. Reka turebe ko waforomata telefone. Ujya muri setting ya telefone, wamara kugeramo ukamanuka hasi ukajya aho twita muri system and backup, ukamanuka hasi gatoya, urabibona, ukajya aho twita reset option, you see, ukakanda reset option. Yes, wamara kugeramo hanyuma ukajya handitse ngo reset all system setting, cyangwa se ukamanuka handitse ngo factory data reset. Aha niho sawa, ugakanda kuri iyi. Urabona bivuze ngo ibintu byose turabisiba, telefone ihite imera nk'uko wayiguze imeze. Ibintu byose urabisiba, ama WhatsApp arahita agenda, n'ama email, ama video, amafoto n'ibindi byose. Ni byiza rero ko uforomatinga telefone yawe wamaze kwimura ibintu byose ukeneye, ukabishyira nyine kuri computer cyangwa se kuri drive. Urakanda aha ngaha ndetse ngo reset phone. Hanyuma niba ufitemo nyine password uranze uyikuremo. Hanyuma bakubaze ngo erase cyangwa se erase everything, ukandira ijambo erase. Hanyuma telefone iratogota, ugire ngo irapfuye, ariko ntugire ikibazo, nuko iba iri gusiba ibintu byose. Urategereza. Tegereze ibanze isiba ibintu byose ifite muri system. Amatekino yose iranzira ya setting aba ari hamwe, cyangwa se uburyo bwo guformatinga amatelefone y'amatekino yose uburyo aba ari bumwe. Wakwifashisha iyi video ugaformatinga telefone yawe mu gihe yanze gukora neza. Noneho iyo umaze gutegereza kwa kuri nakubwiraga, hahita haza ngo restart, ubwo telefone iba igiye kongera gusubira ubushya, ugakanda restart. Hanyuma ugahitamo select sim for mobile, ugahitamo internet kugira ngo updating telefone yawe. Saka uri kuri wireless cyangwa se ufite megabyte muri telefone yawe kugira ngo updating. Noneho ugahitamo simukadi iriho internet, ukayihitamo, hanyuma ugakonekitinga kuri internet. Urabona ko baduhaye internet ziri hafi aho ngaho, urahitamo imwe muri izo, hanyuma ushyiremo password y'iyo internet. Wamara gushyiramo password y'iyo internet, you see, hanyuma ugakanda connect. Urabona ko telefone ibaye connected, hanyuma rero itangira ika-updatinga ama application nyine atuma ibasha gukora. Ugategereza. Urabona ko rero banditse ngo installing updates, iri kwa updatinga ama application nyine atuma ibasha gukora neza. Urabona aho bageze. Urahita ukanda next, yego, click next. Hanyuma barakubaza backup. Backup ufite kuyihitamo, backup from Android phone, backup from the cloud. ushatse bashyiramo
Android phone, ugategereza amasegonda makeya. Wait for some seconds. Iyo tuvuze backup ni ukugira ngo iguhereze ama application amwe n'amwe wabitse kuri Google cyangwa se contact zawe n'ibindi bijyanye nabyo. So rero ukanda next, ugakanda next, hanyuma wongere ukande next. So verify your phone. So ni iyi ngiyi n'ubundi. So verify. So urabona ko bahita bakuzana hano kuri Gmail, washyiramo Gmail account, ugashyiramo na password, hanyuma ugakomeza, cyangwa se ukaza kubishyiramo, hanyuma nshatse nakanda skip cyangwa se next niba ubizi, kankande skip, ndaza kuba mbishyiramo. Click skip. Backup ndaza kuba nyishyiramo nayo, ndahita nkanda skip. Yego, hanyuma ntegereze amasegonda makeya, barambaza apply face unlock, no gushyiramo urufunguzo rufunguza amaso, ntabwo ndakora skip, nzaba mbishyiramo skip anyway. Okay. Hanyuma barakubaza gushyiramo fingerprint, urufunguzo rw'urutoki, narwo wakanda next ukazaba urushyiramo. Barakubaza gushyiramo password mu buryo bwa patterns, ko nta kibazo, ushatse washyiramo patterns, ugashyiramo yes, hanyuma ugashyiramo password, ugakanda next, ukongera ukayinjizamo, ugakanda confirm. Yego, hanyuma ugakonfaminga, hanyuma ukamanuka ukemera amategeko ya Google, ukakanda next, accept. So ukagera ahangaha ugahitamo ururimi uzajya ukoresha cyangwa se igihugu uzakoresha cyawe ni Rwanda, nako kivivuye, ukakanda next. Ukaza ugahita ugera ahangaha, hanyuma ugakanda hano handitse ngo I accept, hakivivura. Then next ugakanda next, ugakanda next. So ugakanda next. So hanyuma application ituma telefone launchinga tuyita launcher, hanyuma igafunguka muri telefone yawe. So kubwira ngo hi. So urabona ko rero telefone yawe irarangiye, ubwo tumaze kuyiforomata, irongeye ibaye nshyashya. So nitujya rero muri setting yayo turasanga telefone nta kintu na kimwe kikirimo. Tujye muri setting murebe, nitujya kuri storage murasanga telefone yacu ahanga storage. Urabona ko byibura ifite availability ya megabyte 250 kangahe. Hanyuma hano kuri 16 dufite iziri free ni giga 11. Izindi zose biba byatewe n'ama application azana na telefone niyo yakonsomye umwanya, ariko ubundi telefone ubu yabaye vierge. So nitujya hano urabona ko ama application twebwe twa downloadinze yashizemo na WhatsApp yagiye. So n'amafoto n'ama music byose biba byagiye, ubwo telefone iba yasubiye nk'uko wayiguze, ukongera ugasetinga bushyashya. So mwakoze cyane rero nawe mwakwifasha guformatinga amatelefone yanyu, ibintu bikagenda neza. Goodbye, ciao ciao.